ubundi amafaranga ni isabune y'umutima. Amafaranga yuzuye umutima. Amafaranga yuzuye umutima. Nanjye yampamagaye ndamubwira. Okay. Amafaranga yuzuye umutima cyane pe, ariko ikintu cy'uko umuhungu ataha umukobwa amafaranga kandi ayafite, njye ntago ari byiza. Uwo mukobwa uba uri kumuteza abandi bagabo. Ubundi nimba hari ikintu abantu bagomba gusobanukirwa, ikintu udakorera umugore wawe cyangwa umukunzi wawe baracyoza akagikunyura akacyanika. Ariyo mahitamo yaze. Njye nabikunze byishimiye. Cyangwa none wavuze ngo watworeje guhaha. Reka nkubwire. Umugore n'umugabo uramutse uje ugasanga umugabo wawe urugero ari koza nk'umwana, wari uzi ko utashye wihuta ugiye kumwoza kandi ugasanga papa yamwogeje, hari ibintu ukura mu mubiri wawe bitari ngombwa bigashira bikarangira. Njye nimba hari abantu banyibuka ntwite, nayo ifite ibiheri kuva hano kugeza aha na mbere yaho gato byajyaga bikunda kumba kugira amareje. Buriya ngewe ntunze n'umusatsi mwinshi, hari utuntu uherinza n'ahantu tutwarereje. Iyo ufite umusatsi ntago bingwa neza, ariko kubera amavuta ubu ngubu nisiga ari naturel, ntago njya nisiga amavuta arimo ibindi bintu, yaragiye ahura n'uruhu rwanjye. Kimwe mu gitumye mvuga gutyo ni iki. Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukora mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5 kuri 5. Ndi kumwe na Ketchup nk'ibisanzwe, jewe nitwa Romeo Janvier. Ketchup umeze neza? Ketchup nk'ibisanzwe ndashonje. Ndashonje we mana yanjye. Kubushonje nta nkuri irimo. Ntabwo meze neza. Nukuri pe kwiyumva ariko nukuri uvuye muri sport. Kandi ndi kubona nari buze kubasha kubona ukuntu ndya saa sita, kandi uri no kuri regime koko. Uyu buwami icyari cyo cyose n'icyanyongera ikiro nakirya, ahubwo ukarwana no kugabanya icyo kiro cyagiyeho. Ubwo ejo ikintu nakora ntago narya, kandi kuko ejo sinzarya. Ukarwana no kugabanya icyo kiro. Cyatsi mwareba ukuntu mungurira agaspecial. Mire we washatse ukuntu umwana mutama agaspecial. Imana izaguha umugisha. Imana izaguha umugisha. Cyangwa wa muntu nari kumubwira ariko disi ubwenge we twisubire. Niba njya kumubona ndamubwira nitekerejeho. Ni Ketchup turi kumwe tugiye kuganira. Banyarwandakazi, nawe wumva ikinyarwanda udukurikiye, ndagira ngo ugaragaze uruhare rwawe muri iki kiganiro. Ketchup yarabasabye ati murebe ibiganiro byacu, kandi koko nibyo. None ibyiza ukukireba gusa, ndashaka n'ibitekerezo byanyu, kuko ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo zisaba ko buri wese afite uko abyumva n'undi agira uko abyumva, kandi ingingo zubaka muri rusange. Turibanda ku muryango, ariko cyane cyane mu itangiro ry'umuryango. Hari abasore banga abakobwa ngo babaka amafaranga. Ubwo mpangarambwe nti umusore udaha umukobwa amafaranga uwo ntiyaba n'umugabo. Umukobwa nawe atumwe atariko rero gukura byinyu umusore ntago biba ari sawa. Iyo ngingo uyumvute ku bantu bakundana, guhana ikintu cyitwa amafaranga. Kimwe mu bintu nemera, umuhungu udaha umukobwa amafaranga rwose nta kigenda. Uzi impamvu? Nyine iyo umukobwa umaze kumushaka ukamugeza nko mu rugo, aba akeneye ibintu byinshi kuruta ayo mafaranga. Kereka aba yatayamuha atayafite, cyangwa se akaba yafite akayamwima. Nta n'umusore utagira amafaranga, nabyo ni urupfu nk'urundi. Niba ubundi tureke n'umusore n'umukobwa, niba nta mafaranga urajya gukundana kubera iki? Uri umukobwa? None se ngaho nayo ufite ukundanye n'utayafite mwese. Oya muzabyara umusazi. hari ikiganiro nigize gukora. Umuntu hari ibiganiro njya nkora mbere, nk'umuntu akanyandikira akavuga ati ibi bintu byambayeho. Muzabyara umusazi ndaretiriye, iryo jambo ntabwo ryemewe. Ndaretiriye taza kugenda ukundi kuntu. Urumva umukobwa anyandikira inkuru yiwe
umuhungu ubwo yaramubwiye ngo nta mukene ngo wabana n'undi, sinzi ibintu yamubwiye nk'ibyo ngibyo kubera amafaranga. Ariko yega amafaranga ntabwo ari byose, ariko ni kimwe cya gatatu se cya kabiri. ikintu cya mbere gikenewe mu rukundo ni amafaranga. Kubera ko reka nkubwire, urukundo rutarimo amafaranga rutera umushiha. Ubu uraseka akakubwira ngo ubwo se ngo uranika ayo menyo. Uzarebe umuntu udafite amafaranga akaba ibibazo afite birakomoka kuko adafite amafaranga. Niyo umva ikiganiro uvuzemo ko udakunda kurya umureti ngo kirahaze, none kirahaze ntabwo gihaze, ahubwo azi neza ko uwo mureti ntacyo umufasha mu mubiri we. Ariko wowe kubera ko wenda nta n'uwo ubonye ukumva ko ugomba kubimuhora. Rero amafaranga ni kimwe, akora ibintu byinshi, atuma umuntu agira umutima mwiza ntawe yavukanye nta n'uwo yagiraga. Iyo umuntu afite amafaranga agwa neza pe. uzareba abantu bafite amafaranga nta mishiha bagira, barituriza. Uramuzanaho amatiku akabona wowe ufite umwanya uhagije, ariko we uwo afite ni uwo kongera ko yari afite. Tumwa nk'umwana urumva ugasanga nyine ahangayikishijwe nuko niba uyu munsi yakoresheje miliyoni ejo agomba kubona ebyiri, agaruze ya yindi anunguke. Ariko wowe kubera ko nyine nta kintu uri kwinjiza nta n'icyo uri kugira gute, uri kumva ko ari rombaye. Ubundi amafaranga ni isabune y'umutima. amafaranga yuzuza umutima. Amafaranga yuzuza umutima. nanjye yampamagaye ndamubwira. Okay. Amafaranga yuzuza umutima cyane pe. Ariko ikintu cy'uko umuhungu ataha umukobwa amafaranga kandi ayafite, njye ntago ari byiza. Uwo mukobwa uba uri kumuteza abandi bagabo. Ubundi nimba hari ikintu abantu bagomba gusobanukirwa, ikintu udakorera umugore wawe cyangwa umukunzi wawe, hari abagabo bandi bari tayari. Hari umugabo uri tayari kubwira umugore wawe ko ari mwiza, hari umugabo uri tayari guhereza umugore wawe akamubwira atakira ya 500 ugura amayinite nakwishimiye kuri birthday akamuzanira gift. Noneho wowe nyiri uwo mugore we kuri Anive urabyibutswa nuko wenda hari n'itariki imwe agomba kwishyuraho inzu. Ubonye ko bihuye ngo none se ngo sheri ngo burya ngo itariki twishyuriraho inzu ngo uhura niyo uvukaho. Ngasanga umugore ntacyo bimubwiye. Kubera iki? Ba bantu bafite imitima myiza Imana yazanye mu buzima bwawe ntibabikubwiye byarangira. Ikintu rero uzi kudakorera umugore wawe cyangwa umukunzi wawe, ntukagire ngo abari ku isi atakibona. Hari abandi bantu baba babikora. Rero ni byiza ko ushobora kudaha umuntu kubera ubushobozi icyo kintu, ariko ababibona ko budahari, sibyo? Mushobora no kuba mwari mubifite bigashira. Kuri birthday ndebera iyi video umbwire wowe uri umugabo, sibyo? Umusore usa gutyo akazanira gift umugore wawe muri ubwo buryo, umbwire ujya mubima gift ku munsi w'uko ari abantu bari tayari gutanga kaye. Uretse ku gasene karangire naravuze niyo babimara kuyikwambika we ubwo uwo musore cyangwa uwo mugabo oya bibaho. Reka nkubwire ntabwo mbishyigikiye, ariko umva uburyo nyine ngewe nshaka kwibwiriramo abantu. Ibi bintu ntabwo bikorwa n'umugabo gusa, ntabwo bikorwa n'umugore gusa, sibyo? Hagati y'abantu bakundana cyangwa se bafite icyo bahuriyeho, icyo kintu aba ari icyaba ari babiri. Ntugatuma umuntu umwe bimubera umuzigo, ejo n'ejo bundi yiga kubihagarika, ariko mu by'ukuri nawe yabikundaga. Nose ntushaka kuba ukundana n'umuntu ukunda ko urugero wenda guha indabo, yego, aho ukabona ntabwo abikunda, uranazimuhaye bibaye ikibazo. Niwiga kubireka se? Ubireka se kubera ko icyo kintu cyanze, cyangwa ubireka kubera umuntu muri kumwe? Rero hari igihe uba usanga umuntu wawe hari ikintu akunda ariko wowe wima agaciro, wowe uba wumva ko ari no guta umwanya. Niba ubona hari swing mudahurizamo, wijya kuzifata nk'aho uwo muntu ari imburamukoro cyangwa ukavuga ngo ubundi wowe uratekereza. Urumva ibintu ukunda
nawe ninjiye mu byo ukunda nabonamo ko noneho wowe utanatekereza ko hari 0 mwana we. Ikintu cyo ko umuhungu ahereza umukobwa amafaranga icyo atayamuha cyaba ari cyo kibazo, ariko ayamuha gutya. mu gihe umukobwa ari ufite amafaranga n'umusore ntayafite kandi bakundana, Emera ko nyine ugiye gusuzugurwa. ubwaho yemera. Ese umukobwa ntihawe umusore amafaranga? Reka nkubwire Imana yagennye ko umugabo azakora akavunika akagera gute agahereza umugore we. Yego. Niyo mujya gusezerana mu idini barabivuga. Iyo umukobwa agifite umubyeyi cyangwa undi muntu amwitagaho bimuvaho bikajya ku mugabo w'100%. Mu idini rwose barabibigisha, n'amafaranga y'umugore nta kintu aba kurebaho. Nayo kujya mu mwite. Nayo kujya mu mwite. Noneho wowe ubigize utya urabyubikishije. Abagore tuzabyara tubabaye. Ni icyo ngicyo. Nutangira kuza umugabo akaguhe ukajya umuha amafaranga, ejo ni hahandi uzumva umugore yicaye muri bagenzi be. Nose ubwo sheri unyandikiye ngo ugiye gukora iki? Ariko ushaka ufite umwanya wo gutuza. Amatike nago ejo wayamaze. Ngaho noneho reka umva se ahubwo akamubwira ntuze kumpamagara umbwira ngo nkoherereze itike. Ntago umugore yabikora. Hari uwabikora hari n'utabikora. Aho wenda bageze mu rugo dutangire ndo bakiri abashiri, hari ukuntu kwikundana n'agasore karakuzwe kubona gafite ahazaza, kubona agafaranga ahazaza hakagenda agahora hazaza. Yego nyine hazaza wapfa utegereje kudepoza ntamukubita agatike k'ibihumbi 5. Yeka nkubwiza ukuri, tureke no kudepoza, ashaka nko kurwara umutwe muri kumwe ukamugurira amazi cyangwa ibinini. Ikibi ni ingeso. Mugushisha ubwarwa Umuguriye ibyo ngibyo mukanyageza ahantu ngo shungo mbonye agakweto ndagakunze, none karebe bishira. Uri kumbwira ngo wakunze agakweto none se gakoresha iki? Hari umuntu ndi gusengera. Reka nkubwire umuhungu araguhamagaye ngo yakunze inkweto, urayishyuye. Ejo yibaba we wabonye uriya mupira wasohotse, wabonye iriya marike yagize gutya na gutya, nayibonye nawe wayibonye. Sawa tukomeze tubirebe. Urambwiza ukuri ko nimara kohereza amafaranga inshuro zingahe gutyo atari agasuzuguro kava, wamamagara wambwira ko ari icyo wakunze nkakugana amafaranga mfite, ntabwo ibyo nzabihoramo. Ariko umugabo mu bintu Imana yabahaye no kwita ku mugore kuba provider. None se ubundi umugabo adafashe umugore ngo amuhereze amafaranga nyine ase nayo yayakoresha iki? Njyewe umugabo ufite amafaranga utayahereza umugore we cyangwa yaha abagore baziranye nawe guki ayakoresha iki? Igihe uba usanga yita ku mugore we bihagije, aho ugasanga afite na bene wabo b'abadamu nibo mvuga baziranye, noneho ugasanga nabo niba ntayaba. Njyewe ikintu nshaka kwibariza abo bantu bayakoresha iki? Amafaranga akora iki cyo gihe? Iyo ni inzara. Bayakoresha iki? Aho ku mugabo nge twabyemeranyije 100%. Umugabo agomba ikintu cya mbere agomba gukorera umugore ni ukumuha amafaranga. Mu gihe cya kabiri ni ukumuha amafaranga. Cya gatatu ni ukumwongera andi mafaranga mu gihe andi agiye gushira. Icya kane ni ukumwibutsa ko agomba kumwaka amafaranga. Icya gatanu ni ukongera ukamubwira nese amafaranga ntago aragushirana ngo uhandi. Uzi njyewe mbonye mfite amafaranga. Ego man, mbasa nagahinja. Ako iyo ntayo mfite. Urasa. Bibi. Bameze ni. Umuntu wese umvugishije mwuka inabi, mba numva nashaka ko agira ikintu ambaza cy'amafaranga. Simba nshaka kumva ko n'umunyu washize. Ndabizi ko nkuri, ariko sinkeneye kumenya ko washize. Nta mafaranga. Hari amatariki agera nkahinduka ukavuga uturiya ntabwo ari nerinzi. Kareka amafaranga ari meza. Yego. None se keca ntabwo umugore ufite amafaranga yabana n'umugabo udafite amafaranga. Umugore ufite akazi keza akaba n'umugabo udafite akazi keza utanagafite cyangwa utanagafite bakabana neza, umugore nasuzugura umugabo kandi akazamenya ko azajya asiga iposha mu gitondo. Ibyo bintu mbizi mu mafilime gusa nimba hari ahantu biba sibyo ushaka bazatuganiriza cyangwa icyo gihe baba abanyakuri. Umugore asiga iposho mu gitondo agasiga n'isutiye yo kumesa byana. Oya reka ngiye nkubwiza ukuri, akenshi mvuga ibintu nzi neza. Nta bantu nzi mu buzima busanzwe
umugabo atagira akazi umugore akaba akagira. Hari n'ikindi kintu, hari igihe umugore aba nta kintu agutwaye ariko akantu kuko wowe mugabo uzi ko nta kintu uri gukora mu rugo ukirirwa wiyenza ngo uranyuriye kandi umugore atanagucyuriye nta n'ikintu na kimwe, ariko kubera ko uzi ko akora wowe udakora ugatangira kuzana nyine ikintu cyo kumva ko yagusuzuguye, ko yagize gute, ni akantu nyine ko kumva umugore niwe ukora kubera iki. Ni byiza nimba hari abantu babanye gutyo, umugabo wenda nta kazi ariko umugore akaba akora, akibuka ko uwo muntu ari umugabo we agomba kumwubaha, kumukunda, akumva ko nyine icyo kintu cyo kuba akora cyafite akazi keza bitatuma yishyira hejuru. Ni byiza ariko ntaho ndabyumva ngewe, sinajya kuvuga ibintu ntazi ngo nyine ngo mbihagazeho, ariko hari nk'abo mba nzi kabisa umugabo nta kintu akora sibyo kurya, nimugoroba hagera akakora ka siporo akagenda akagaruka, umugore akamumenyera. Ahubwo ubu ndi kwibaza uko bimeze. Aho ndabazi. Yego, bivuze ko wowe utajyana n'umusore mugasohoka mukajya wenda kuri date cyangwa se gusangira ukishyura bire njyenyine. Inkeye ku mugabo wanjye nabikora, kubera ko ushaka gusanga uwo munsi dusohotse nkishyura wenda ibihumbi 50 cya hejuru, ejo bundi akankorera ikindi kintu wenda kiri hejuru y'ibihumbi 500 ku mugabo wawe mubana mu nzu, mutarabana mu nzu. Reka guca iki? Ese ugomba ndi mu biki? Ejo bundi nidutandukana nangira utuntu tw'udutiku n'ubujajwa. Amafaranga yanjye yariye. Yego, turimutse ku bw'impamvu z'umutekano wacu bwite. Hari akantu kari kakubaho wicaye n'ibintu uri gukora bitararangira ariko ugahita wumva urashaka kujya mu rugo. Nzi ko ari ubusazi. Aya nyine ukabyiyumvamo, uhita wumva ushaka gutaha byihuse ariko ariyo aba ari nk'akabazo ariko gatoya mu rugo. Nimba bikuwe wakatinga ukabanza ugahamagara. Oya kubera Imana kavuyeho inshallah. Naho ngaho tuve noneho mu bisanzwe twinjire mu rugo. Noneho hari ukuntu abantu babana umugore n'umugabo, umuco nyafurika wadutoje ko umugore ari mutima w'urugo, ahanini imirimo yose yo mu rugo irebaga n'umugore. Imico y'abanyaburayi n'abanyaburengerazuba idutoza ko umugore n'umugabo bose mu rugo bangana, bagomba gusayidirana. Umugore adahari umugabo akajya mu cyombo, umwana yarira umugabo agahindura pampa n'ibiki byose akanazembagiza. N'ibyo ngibyo iwacu bikagorana cyane kandi cyane, ku buryo n'ubikoze yitwa inganzwa. Niyihe mirimo umugabo yafasha umugore mu rugo bikagaragara neza mu maso ya sheri we ndetse na sosiyete ikamubona neza? Reka nkubwire, tuvanyemo koza ibyombo. Ariko oya koza ibyombo rega sha nanjye mu mirimo nanga yo mu rugo koza ibyombo bibamo. Nta mugabo wo mu cyombo. Oya nta mugabo wo mu cyombo baracyoza se, baracyoza akagikunyura akacyanika. Ariyo mahitamo yaze nyine bikunze byishimiye cyangwa none wavuze ngo watworeje yo guhaha. Reka nkubwire, umugore n'umugabo uramutse uje ugasanga umugabo wawe urugero ari koza nk'umwana, wari uzi ko utashye wihuta ugiye kumwoza kandi ugasanga papa yamwogeje, urishima cyane cyane. None ni we bishimishije cyane, ariko umwana aba yishimye kurushaho. Umugabo aba yumva abikoze kugira ngo byibura nawe muri uwo mwanya uze kuba uruhutse. Ntabwo aba bihaye agaciro kangana nk'ako wowe uba ubihaye. Uba wishimye, uzi ko icyo kintu gishobora gutuma umugabo agikoze uyu munsi ashobora kumara hafi amezi 3 hari utuntu twishe ariko ubona dushyashya mu rugo kubera ako kantu. Icyo ndacyemeye. Yego, rero hari umurimo umugabo ashaka gukora mu rugo ukumva urakunejeje cyane pe, umurimo uwo ari wo wose. Usanga asinzirije umwana, watereka no gusinziriza umwana. Buri ikindi kintu nanga kubona umugabo uhetse umwana. Ntago nzi nyine kereka ari ibya blague akamuheka aho ngaho akahita amukuramo, ariko hari ubushobozi ntabwo umupapa yaheka umwana mu mugongo
sinzi impamvu ntabwo mbikunda njyewe niyo mbibonye numva mbabaye hari ukuntu bizamura amarangamutima yanjye nyine nkumva ashobora kuba yabikoze kubera ikintu cy'agahinda kubera ahanini nibyo oya unanabona ukuntu umupapa ahetse umwana ntabwo ariko baheka umwana umwana abavunika na wa wundi wari uri kumuhoza mu gitaramo nyine hari ibintu nk'abagabo bo hanze we nyine ngo abantu batamwumva nk'abantu bo hanze wenda batari abo muri Afurika hari ukuntu baba bafite utuntu twinshi mu rugo tumufasha kuba yakita ku mwana umwana agasinzira atanamuhetse ariko twebwe kubera ubushobozi cyangwa se no kumva ko icyo kintu nukigura uraba utakaje amafaranga ntabwo ariko biba bimeze uba usanga ni gakondo nyine amushyira mu mugongo ariko ugasanga mu by'ukuri umwana ari kuvunika ntanasinziriye kandi papa nawe yavunitse cyane ko umugabo aramutse ahetse umwana aravunika cyane nta n'ikintu aba atasanzwe amenyereye rero hari urugero usanze yashashe usanze yagutekeye ikintu ushobora kuba unanaryamye wenda utarabyuka akabyuka ntumwumve kandi agateka nk'icyayi cyakakuzanira amazi yo kunywa hari ahantu bigukora ku mutima hahandi umva utumbaganye ukumva wahamagara inshuti zawe zose ukazibwira ati reka mwamenye ko amazi yansanze mu buriri biba bishimishije cyane cyane nta murimo usibye ako ndakizi ubu ndi ku ishuri usibye kuba wenda ngewe numva ko mfite uburyo ntabwo nabona umupapa ahetse umwana ndabizi hari abapapa hano hanze barera abana bato banabaheka hari n'umupapa nabonye acuruzaga imiti ya kinyarwanda ahetse umwana iriya videwo nayibonye uwo munsi irimo ntabwo nakongera gukinisha kuyireba numva mbabaye sinzi ahantu binkora pe kandi yewe nzi ko ikintu kimbabaza nyirebye ndakireka umwana ubundi ajya ku rutugu hari ukuntu amushyira hano umupapa rwose akagenda biterera burage akagenda amufasha akaboko ibintu nk'ibyo ariko hari ibintu byinshi umugabo ashaka gukora mu rugo kumva urishimye wenda hari umunsi wawe gukora muri dushe usanze yahakoze cyangwa icyo kintu cyo nyine hari abantu bavuga ngo ni umugabo ntabe yasasa ariko ugasanga yahinduye ishuka yashashe akamoderi keza ishuka imeze oya nganyumvira indushyi isa gute iyo mirimo yabaye itangiye akiri mutoya oya reka nkubwire ubu ngubu umugore wawe atangira akazi 2:00 akawe wenda agatangira 8:00 ubwo wabyuka ukava mu buriri ukabusiga aho ngaho ngo naza kuza sase uyu mugabo muramwumva kandi agomba kugenda yatetse mu gitondo buretse tureka no kugenda yatetse arabyutse azi ko agomba gusiga ku rugo ibintu byose bishyize ku murongo abana bararya ibi papa wabo ibi ko hari igihe usanga mu rugo biri ngombwa ko hakoreshwa inkono utabara abana bato ibiryo bariye byabo umupapa ibiryo yariye abatantire bo mu rugo ibiryo bariye ibyo bari burya nijoro ibyo ngibyo bivuyeho niba uwo munsi muri buteka ibishyimbo ibyo bintu byose agasiga bishyize ku murongo amafaranga uko ibintu bagomba kubikora wenda hari n'abana banywa imiti agomba kubaza akantu ko kubyuka ukarambura ishuka wari uryamyeho rafiki yangu uri bugaruke ukongera ukaryamaho ukakagira ubukwe Rome rero hari ikintu nyine kiba kigayitse gusa sa uko ndabikunda ndabyanga reka nkubwize ukuri sura nk'izi nzara mfite ntabwo najya gutebeza gutya zambabaza turese nizi njye n'inzara ntoya ntope ngufi ko inzara zanjye zinjira no mu mubiri ntabwo njya nebeza ni kimwe nk'uko ntakambara urukweto rumfasha cyane ngo nkozemo gutyo urutoki hano hose ndababara cyane rero hari utuboro umuntu yifashisha gusa bikoroha kandi akanabikunda ubu mbyige ugomba kubyiga niba gutebeza bikujena wenda hari n'igihe utebeza nabi ukabukubitanye n'ivisi ry'igitanda ikintu kindushya ni kwakuntu urambura ishuka ukabona yanze kujyaho neza byanze kuringanira reka nkwereke reka ngiye kukugira inama ebyiri igisokozo cyangwa umwuko ngafata kuko nkazana fata ibintu biri mu rugo si ngombwa ngo ujye no kugura wenda utavuga ngo ntabwo byari biri muri gahunda fata igisokozo urambureho ishuka nyine uyinjizemo aho bishoboka nurangiza ugenda ukoresha igisokozo birihuta kandi ishuka ihita ijyaho neza irambuye ugira ngo iteye pasi
nasanga cyangwa isashe nimba udashaka kunama fata umwuka ujye ujomba uri guteka. se nk'ubwo umuntu mbasanzwe ntabikora umva ukuntu ketchup nawe abashukana ntabwo ngushutse. agasanga burashashe n'imisego iri ku murongo Mm. akambwira turambwira umugore wari uryamye ku buriri wasize abusashe. Reka nkubwize ukuri, ushaka kumubwira uti ngaho byangize nongere mbisubiremo, ureka atari njye wabikoze biramutse bigenze gutyo, ariko ubikoze uyu munsi ntabyumve ko ari wowe, ejo bundi ukongera, ejo bundi ukongera usanga avuga. agashyushyu iyo gateretsemo usanga mu mutwe harimo yuko mwaguze inzu enye ziri mu nzozi zanyu, usanga mu mutwe za modoka za miliyoni magana angahe zirimo, usanga za bizinesi za magana angahe zirimo, usanga ba bana mwifuza kubyara bamaze kugera ku isi banakuze. Nta kibazo umugore aba agifite mu kubera mutwe. akantu gato konyine. Kurambura ishuka ku buriri mukeneye harya ni gurumusha ahubwo ngubwo. Kagoroba k'abapapa ikibazo umuntu agomba kuzajya bakorera za gurumusha mbere yuko mujya kubana n'abadamu. ako ndakumvisha Ariko se ndebera nk'umudamu waba wicaye mu bagabo nk'icumi bafite nk'ubukwe muri uko kwezi ariko bagira inama. Uwo mugore yaba ari igikoko, yaba ari igifaru. ariko nibyo Birakenewe n'izina ry'Imana birakenewe. Kamubwira ni noneho bigenda gutyo cyane. naho ngaho hari ikintu numvishe ariko nkumva kiragoye. Imvura ikagwa yameshe n'utwo imbere yatumeshe umwe batuzirika badufadesha indumane ukajya ukazitura ngo ugiye kukanura ukagaca ujye kukanura ujye kukanura gusuza ndetse kuyanura hari ikibazo abarakora kubera ariko hari ijambo mba nkubwiye nuko nibutse ko ziri imbere ya kamera uko nyikuramo se Haranandi mahitamo mba mfite. Reka ngo oya ntabwo ari kuvuga ngo nayandi mahitamo. Wenda muri mu gipangu kibamo inzu tubare 5-6. Kandi niwe muntu wenyine uhari, nta wundi muntu uhari. Ziraziritse. Wenda ziza ko zitaziritse wari bukora vuba ukiruka. Ariko se abantu niyo bizi ko uwo muntu ari umugore wawe. Barabizi pe. None se ugiye nko gutuje. Reka nkubwire, ugiye utuje ufite n'akabase kajyamo izo boro. Ukazanura akambere ukagashyiramo ukanumva ko kumye bitwaye iki none reka nkubaze hari akantu najyaga mbona ku ubungubu nekereje ko abantu bajya kuvuga ibintu ari byo nubwo baba bakabije ufite boxer zishaje zazanyemo amadirishya pe ubona nawe kutishimiye kuba rwose ari kazanika kagenda imvura ikaza kugwa ugasanga bazanuye kandi icyo gipangu mubamo habamo abakobwa benshi wenda niwe muhungu ukodeshamo. Oya nazihakana. Soze nizanjye ngewe. Se nambara box. Wabigenza ute nazihakana. Ntabwo najya kubaza. Ubutse ubaye uri nkujya kubaza wamubaza ngo iki? Ari amaturusha 3. Ni ari amaturusha 3 nanitsanga. Ati hari utuntu nabonye njya kera mu myenge ahantu hinjira imbeba. Nani natumeshe. Rero ngewe mba numva bidateye isoni kugira ikintu ukorera umugore wawe. Kuko iyo utangiye guterwa isoni no kugira ibintu ukorera umugore wawe, hari ibintu byinshi biba bitangiye kugabanyuka. Haba harimo urukundo ubutangiye kumva nta kintu kivuze. Hari ibintu byinshi uba wumva bitangiye gusubira inyuma kimwe nk'uko umugore. Wenda mwebwe kubera ari boxer yaba yumva ko ntacyo bimutwaye ariko hariho wenda na za mwana wume n'ibiki ashaka kubibona yanitse kavatira boro barata batajya kuvuga ngo umuntu wanjye yambara ibintu byanditseho gutya na gutya ngo kandi haraje zinizi ariko nibwo bushobozi nta mpamvu yuko bigutera isoni genda wanure nose kwanurika nta kintu cyadanje kiba kirimo ese ntiyarwara ntiwabyitaho se ukatumesa katumesa ese kutumesa ari ikintu cyiza uri kuvuga cyiza urukumva ari kukivuga hari cyiza kiri ni ikintu cyoroheje hari ikindi cyadanje uzamvuguta hari ikindi cyadanje mu kimeze gute zo aha ndakikubwira we ndaza kukubera shangazi wawe wowe kumukarabya byo ntabikora nibyo nta kindi kutumesa oya kuva kuba twitwa turiya gusa Yazwa benda basi muri cyo nkazajya mutiza amaboxa yanjye.
oya ndavuga ni sha, na meshe box abantu bakwiriye kumva ko ikintu ukoreye umugore wawe ntabwo uba ugomba utayibaba, kuba proud yacyo sure. ugomba kuba proud yacyo. Yego. N'umugore kandi bikaba uko nguko. Mm. Buri ikintu utaba proud yacyo ni ikintu uri gukorera boyfriend. Kubera iki? Ni ikihe cyizere se uba ufite? kandi aribwo mwita None se uwo muri kumwe n'uwa kangahe? kuri ba boyfriend uzi ko aribwo ni ukuvuga ngo hari umutipe nzi ku gatandatu umukobwa aza kumumesera Ngaho mba baramubwiza ukuri nk'umukobwa umaze gukundana n'umuhungu wa karindwi, aka kanya wowe uri kureba kino kiganiro, umuhungu muri kumwe n'uwa karindwi, katubare ibintu wakoze kuva ku muhungu wa mbere. abakobwa bamaze kumesera Uri itungo se? ahubwo ni babandi bakuru bagasanga n'abadamu bamesera abantu muri karitsiye Ngo ukumva ngo arakubwiye ngo sha, barabimenyereye. ngo muri nko gushyiramo itapi muri salo, murateruye mushyizemo vuba vuba, urayikubuye, uteye ipasi, muratetse, murariye, mumaze kurya, gushaka ngo hahirwa umugabo uzagushaka, ngo azaba ajyanye umugore, ngo umugore w'umukozi, ngo umugore ugera gutya na gutya, kandi uwo muri kumwe na uri kumubara nk'umugabo wowe bitch kandi mva ikintu gitangaje, ngo ibyo urabyumva ukabyihorera, ngo ejo ukongera. Rero njyewe ntabwo nabwira umukobwa ngo ajye gutanga serivisi z'umugore mu rugo rwa boyfriend. Oya, mwihorere, niba atabishoboye agende rwose, agende pe, ntuzanababare, kubera ko uwo ni boyfriend. Ntago rwose neza, ni ikihe cyizere nyine ubundi ubwo ngubwo bari kuguhereza. Cyakora nubona mwamaze nko kuva nko mu murenge, jya ujyayo, n'inzu uzajya uyifura uyanike, n'amatera byose ufure wanike, ubu nushaka ujya ubikora ukabye, aho ni iwawe, uri kuvunikira umuntu wawe. Ariko umuhungu kambireke. yego. Iyo bibaye akamenyero noneho ukabikora ari nka surprise kuri madame kugira ngo umushimishe, ukabona byabaye nk'akamenyero, utabikora bikabyara amahane, Agatangira ati kutashashe, utasashe ikintu kiriho wowe ati cyashyombo so gitegereje ko mbona murebana. Uzi se ikintu cyo gihari, hari igihe haba hakeneye kuganira kugira ngo uyu munsi nimba ubikoze ejo nubikore, abyumve ko ni igihe wabonye umwanya, ni igihe wumva nyine byakunze, akaba abizi ko ari ibintu ukora kubera ko nyine wenda wowe wumva nyine ikintu abagabo bagira, bakunda bakora ibyo bashaka. Mu gihe habaye ikintu adashaka, agomba kurakara akavuga nabi ngo ni umugabo cyane. Ntabwo biba bikwiriye ubundi. Nyine ikintu niba kibaye wowe utashakaga, ihangana uvuge ati nawe ni umuntu, ko biri kose ntabwo yaragambiriye kumbabaza. Ariko mu gihe ubona ibintu wipanze gukora nka surprise cyangwa kubyamunezeza rimwe na rimwe, umugore abigize ibintu ugomba guhoraho, ugomba kumuganiriza. Kamwe ati iki kintu nimba kitabaye ntukarakare, niba kibaye ishima, ariko niba kitabaye ntukarakare, ntukagere naho kuvuga nabi bigeze hariya. yego. Ngiye kudusogongezaho gato cyane ku bintu bibiri gutya, ukuntu umugore yakwitwara ku mugabo agakundwa akaza. Ni ukudusogongeza, uzaduteguye ikiganiro kirambuye ukuntu umugore yakwitwara ku mugabo agakundwa akaza, unatubwire utuntu duke umutwe umugore yakoresha kugira ngo uruhu rwe ruse neza, Kugira ngo ase neza. kugira ngo ase neza. Ni ukuturushiraho gatoya, tuzabifata mu kiganiro kirambuye. Ku kintu kijyanye no kugira ngo umugore ase neza, ni uko agomba kubanza kwemera ko atagomba gusaza, ko atagomba kuba nyakagore. Kuba nyakagore mvuga ntihagire abantu banyumva nabi, kumva ko nimba wabyaye cyangwa ko wageze mu rugo, ko ibintu bibi byose ari wowe bikwiriye, ko ibintu byo kutitaho ari wowe bikwiriye, nyine ko ugomba kuba ujabiriye. Icyo kintu niwumva ko atari wowe kireba, uzahora umeze neza. Ikindi, wijagarara mu bintu wisiga. Nimba uzi ko wisiga amavuta ari natirere, yagumeho. Witangira kubona ngo hari umukobwa uguciyeho w'inzobe, ngo yakumva ngo yisiga amavuta runaka atukuza, nawe akakavangamo. Yatangira kubona ko ahenze, akayareka agasubira kuri yayandi, uruhu ruratangira rukaguhinduka. Ni byiza kumenya ibintu ukoresha. Si ngombwa gusa neza, ntabwo bisaba ngo ukoreshe ibintu bihenze ngo byadanje. Harimo ikintu cyo kwikunda, buriya na siporo zituma umuntu agira asa neza. Hari ibintu ukura mu mubiri wawe bitari ngombwa, bigashira bikarangira. Njye nimba hari abantu banyibuka ntwite, nari mfite ibiheri kuva hano kugeza aha, na mbere yaho gato byajyaga bikunda kumba kugira amareje. Buriya njyewe ntunze n'umusatsi mwinshi,
hari utuntu uhera inzana ahantu tutwaririje iyo ufite umusatsi ntago bingwa neza, ariko kubera amavuta ubu ngubu nisiga ari naturel, ntago njya nisiga amavuta arimo ibindi bintu, yaragiye ahura n'uruhu rwanjye. Kimwe mu igitumye mvuga gutyo ni iki, ni byiza gukoresha ibintu uzi neza ko ibyo bintu bihuye nawe. Ngiye nshaka kukurangira amavuta nisiga wowe wayakoresha bikaba ikibazo. Wenda afite umubiri woroshye ufite amavuta make se cyangwa menshi, ariko wowe biratandukanye. Ugasanga rero wihaye ibintu byo kwisiga ibyo nisiga bibaye bibi. Hari n'abo nzi sinaba niyahuye. oya uzi ko ari nk'igihe abakobwa umwe arangira undi amavuta yayakoresha bitacamo nka wa wundi akavuga ngo yaramubeshye ngo ntabwo ariyo yisiga. Umuntu iyo agendera mu kigare cyane atakaza umwimerere we ku bintu byose, haba inyuma n'imbere. Rero siporo, kwikunda, kumva ko gusaza ni imyaka iziyongera ku yindi, ariko ugomba inyuma guhora ugaragara neza, ugomba guhora uri mutoya. Iyo umeze gutyo bituma unanahangayikishwa n'ejo hawe hazaza, bituma wumva ko ugomba kugira imbaraga ushyira muri ejo hawe hazaza. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu umugore yakora kugira ngo akazi noneho gasigara ari ak'umugabo, mbere na mbere banza umenye ikintu umugabo wawe akunda. Numara kukimenya jya ugerageza ugikore. Uyu munsi nimba wagikoze, wenda urugero wakoresheje ibara ry'icyatsi, rimuhereze kabiri. Ejo n'ejo bundi ukoresha umutuku, ubundi munsi wongera uhindure. Yego ashobora kuba akunda imvange, urugero zirimo ibishyimbo, ejo ariko uyu munsi waziteka yaziriye zirimo ibishyimbo, ejo wateka izirimo amashaza ugashyiraho n'isosi y'inyama, bikaba byiza kurushaho. Ejo wateka igitoki kirimo wenda imboga za dodo, harengaho isosi runaka y'ifi cyangwa iy'inkoko bitewe n'iyo wabonye, cyangwa iy'indagara, bikaba byiza kurushaho. Kandi we arabizi za mvange yazibonye, ariko yabonye n'akarusho. Rero ntago ndi bujye kuvuga byinshi bindi birenze ibyo, nifashishije ibiryo kugira ngo ubyumva byumve, ariko tuzi ko abantu turya mu buryo bwinshi butandukanye. Rero ni byiza icyo kintu, nimba ubona gikunda mu masaha runaka, uyu munsi mwige muhindure, kandi nimubikora mubigenze gutya nyine mu kintu umugabo wawe akunda, shyiramo akantu gashyashya. Akantu gashyashya ni akahe? Harimo uburyo wiyitagaho, ushyiremo akandi kantu karenze. Ariko wari wahura n'umugore wawe ugiye nko kumuhobera, ukumva ari guhumura neza bituje, apana bya bintu umuntu yitera ukagira ngo ni imiti yica udukoko. Ukumva ari guhumura akantu kameze neza, ku buryo nyine ushaka kumva umugumanye, ukumva ari guhumura neza. Uyu munsi niba ari uko wabikoze, ejo hari ukundi kuntu uzagira ikindi kintu ukora. Ibyo biganiro nzongera kubivugaho Romeo ntawe uhari, hari abandi bagore nka bane, cyangwa uhari nawe turi kukwigisha. Ndi gufata isomo mu bandi bagore. Icyo kiganiro ndacyandika ndanagisabye ngewe. Ibyo biganiro biri ndabisabye, ni ukuri kw'Imana. Mu kiganiro cy'ibintu umugore yakora kugira ngo ase neza, Ketchup aradukusanyiriza imirire, icyo warya kugira ngo use neza, siporo wakora bitewe na tayo ufite nyine, uko ibyo wakwisiga. Kumwe mujya murazaho amabumba, ukatubwira ati bumba urushyiraho iki gihe iki n'iki, mushyiramo amavuta yanga izo iki nshyushyu zinywa mbere y'igihe kingana gute, ibi niba ubikoresha mbere y'igihe kingana gute. Hari igitekerezo ngize, hari umudamu w'umusilamu, hari ukuntu twapanga tukazakora ikiganiro turi kumwe nawe. ndamusabwa ndamuvugisha, tuzapange dukore icyo kiganiro. Abantu barabizi, abagore b'abasilamu baba bazi utuntu twinshi tw'ubwenge, azaza tuganirize, nigiremo namwe mudukurikira muzigiremo. Cyitwa gufata neza umugabo, ubundi ngo mubyiga guhera ngo mutarajya muri primaire muri Islam. Urumva rega, iyo uvutse mu rugo hari papa ubu ubibona, ni ibintu ukurana nabyo. Rero kera abamama nyine hari ukuntu buriya abamama b'abasilamu hari utuntu bagira kwa mawujuju ku mugani w'abamenyi, utuntu utazi ukuntu dusobanutse, ariko turimo kunyunya turimo
icyo kiganiro ko ngisabwa vuba vuba cyane njye ndumva ndi kugisabwa vuba vuba pe nashyuhagujwe ndatamuvugisha none alright umuvugisha ubwo tubararikire ibyo biganiro bigera kuri 2 ubwiza bw'umugore ndetse n'ukuntu ibintu wakora ku mugabo ukabuteye kashe ikintu bishyira abagabo mutubeshyira ngo turasambana akajya yicara gutya akajya yumva agize taki kabisa mutwe nkumva ndi nataryari mpure n'ihogoza ryanjye oya akumva agize nka taki ku buryo ahita aguhamagara umeze neza nashaka kumva kumeze neza Imana ikomeze kurinde nyine nka nyuma y'iminota 30 akongera ariko umugore wanjye ubu ngubu ari hehera yego uri kumwe nande akuzi ku murabe izo nzaratsi capara arazidukusanyiriza mu minsi mikiri imbere bagore mu duhe inzaratsi tuzirye rwose izo nzaratsi nizo dusabwa zonyine iyo nzaratsi ya mbere nzima kandi nubwo uri kumusefera guconga umubone ubuhuze kuvuga n'umugore w'amaso sheri ubona ibyo azanye iki se yawe urasute mugabo watinda tuzavuga no ku bagabo bararurwa n'abaseriveri b'abandi shabara bagiye kudusenya ukaritasa gucaho yambaye nka santimetero 3 ariko nibyo abagomba kuzambara kugira babone abakiriya noneho hari ahantu uba usanga bafite ibintu bagenderaho kugira baguha akazi nushake rwose uba utazi kubara ngo icupa rimwe uriteranyeho irindi bakajya bagukoresha nka nk'itiyara wirwa ugira utya alright geceka ngushimire amahoro Imana abane nawe kandi ujye uhahura nka mu bizirimo byose n'abakurikiye Ketchup TV show namwe imigisha myinshi birundeho muri ibiganiro byacu mu bisharinge mu gihe ubonye ikintu wowe cyo kwigishije uri umudamu gihereza undi mudamu mugenzi wawe niba kikwigishije uri umusore undi musore mugenzi wawe muri twibakire umuryango nyarwanda wishimiye cyane muri rusange Ketchup amahoro Imana abane nawe amina nawe wakoze